Shalom, shalom. Mwaramutse aho muherereye hirya no hino. Ababyutse neza, Imana ihabwa icubahiro, kandi ababyutse bitari neza mwihangane, niko bimera, ariko kandi siko bizahora. Duhaye pole ku bantu bose babuze ababo aho baherereye, abari mu bibazo bitandukanye. Iyi si niko iteye. Duhaye pole umuvugabutumwa kazi bita Mutesi. Ejo naramusuye iwe mu rugo aho yafushije umufiyanse we. Bari bageze kuri step, yari yakoze dote, yasabye, yanakoye. Buriya mariage zibaho n'eshatu. Habaho mariage y'umuco, hakabaho na mariage ya leta y'amategeko, hakabaho na mariage y'iyobokamana cyangwa mariage religieuse, mariage civile n'iya coutumier. Ni ukuvuga iyo ukoze mariage ya coutumier, hari abatemera Imana, hari n'abandi bavukiye mu byari yo kure bataja muri leta nk'aho twavukiye twe. Ariko iyo umuntu yakoye ugatanga inkwano, iwabo umukobwa bakazakira, n'iwabo umuhungu bakazitanga, mu muco, mu maso y'ababyeyi, uwo muntu aba ari umugabo wawe, kuko baba bagutanze, baba bafashe inkwano. Ejo twaramusuye, yagize ibyago afusha umugabo we. Impamvu mbyita umugabo we ni ukubera ko bari bamaze gukwa mu muco, mu maso y'ababyeyi, already bari bafashe inkwano. Hanyuma rero yihangane, ndagira ngo nze kuganira ijambo rito cyane riri mu gitabo cya Timoteyo. Ni umukozi w'Imana ukunzwe n'abantu benshi, ariko ndagira ngo dusome iri jambo kugira ngo rize kumufasha n'undi muntu wese uri mu bihe bidakwiriye n'uri mu bihe bikwiriye. Mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri, ibice 4, umurongo wa 2. Iri ni ijambo shaka cyane ku adresa ku bavugabutumwa bari mu bihe bidakwiriye, kandi bari n'abandi bari mu gihe gikwiriye. Turaza kuganira igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Tuganira abantu batsindira mu gihe kidakwiriye, tunaganire n'abantu batsindirwa mu gihe kidakwiriye. Tuganire abantu batsindirwa mu gihe gikwiriye, twongere tuganire n'abantu batsindirwa mu gihe gikwiriye. Ariko weweho utsinde mu gihe kidakwiriye, kandi utsinde no mu gihe gikwiriye. Reka tuganire ijambo tubona mu gitabo cya Timoteyo, ariko ntarasoma ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire, mu gihe ntazi no mu gihe nawe utazi, Imana izigaragaza igutabara. Muntu uri kunumva, mu gihe utazi, nanjye mu gihe ntazi, Uwiteka Imana yawe izamanuka igutabara, izamanuka iguhoza amarira, izamanuka igusetse. Mu gihe ntazi, mu gihe batazi. Niyo mpamvu mpora mbibwira abantu, nyaboneka mwokagira Imana, ntugasuzugura umuntu mu gihe utazi kandi nawe atazi. Uwiteka Imana ishobora kumanuka ikamuteturura. Turi abagabo bo guhamya ibyo twabonye abo Uwiteka yakuye ku cavu, arabazamura abicazanya n'ibikomangoma. Twanabonye abo yakuye mu bikomangoma, arabamanura abashira mu cavu.
twabonye ibintu by'isi bihindagurika mu gihe tutazi, nawe utazi. Ya ulimwengu yanabadilika kama mabingu, iby'isi birahindagurika. Ndiyo maana inakusababisha wewe ujifunze kuwa mpole na ujifunze kutumia lugha yako safi, iwe safi. Kwa maana ya ulimwengu yanabadilika, ya ulimwengu anabadilika. Wapendwa, dunia haina mwenyewe. Ndakubwira wewe muntu uri kunumva, oh haleluya, 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 haleluya. Jifunze kuwa mupole, toza ururimi rwawe mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Niryo jambo ngiye kuvuga. Mureke mbabwirire ijambo Yesu yaravuze. Bibiliya iravuga ngo nimba ugiye kuvuga ijambo, jya ukaraga ururimi rwawe inshuro 7. Uvuge ngo iki kintu ngiye kuvuga, hari umuntu kiri bwubake cyangwa hari umuntu kiri bukomeretse. Nkuko ntubize ejo. Ibi bintu mpora mbivuga, nzabivuga kugeza nshaje. Kuko gupfaho sinenda gupfa. Kuko Dawudi yaravuze ngo tuzarama, kugira ngo tubwire abantu imirimo myiza Uwiteka yakoze. Bantu muri kunkurikira, ntuzafatire umuntu mu bihe bibi ngo uvuge ibyo ushatse, kuko ibihe bibi si permanent. Ibihe bibi birahinduka, ibihe bibi birahinduka. Ubukene burashira, igisuzuguriro kirashira, amarira arashira, ingwara zirakira, ingumba zirabyara, ariko ijambo ribi ntirijya rishira. Nisikie vizuri kwa makini mpendwa unaponisikiliza. Ndagira ngo unyumve, ndagira ngo unumve. Ibihe bibi birashira, ariko ijambo ribi wavuze ntabwo rijya rishira. Ibihe bibi, ndasubiramo, ibihe bibi birashira, ingwara zirakira, abakene baratunga, ibimuga birasimbagurika, ariko ijambo ribi wavuze mu gihe kibi ntabwo rijya rivaho. Ntuzigere ubwira umuntu ijambo ribi ufatikanyije n'ibiharimo, nkuko ibyo bihe azabisohokamo. Ariko rya jambo, mureke mbabwire ikintu natekereje. Ijambo ribi rimera nk'isashe mu butaka. Turashimira leta y'u Rwanda yaciye amashashi, na leta ya Kenya yaciye amashashi. Izo leta zubahwe zaciye amashashi. Ishashe mu butaka ntibora, imara imyaka 1000. N'ijambo ribi rimeze nk'isashe iri mu butaka. Iyo ubwiye umuntu ijambo ribi, imyaka irashira, ariko yakubona akaryibuka. Ariko reka nkubwire iki kintu, ijambo ryiza ni nk'imboreyo iri mu butaka. Ijambo ribi ni nk'ishashe iri mu butaka, ariko ijambo ryiza ni nk'imboreyo iri mu butaka. Muntu uri kunyumva, jifunze kuongea maneno masafi, jifunze kutumia ulimi wako vizuri. Reka dusome twe gutinda. Haleluya, haleluya. Numva ndi gufashwa cyane. Timoteyo wa 2:4, umurongo wa 2. Haravuga ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ubwirize ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Reka ntangirire ku gihe kidakwiriye. Igihe kidakwiriye ni ikihe? Ni uguhamya Imana mu gihe udakwiriye kuyihamya. Umugabo bita Yobu igitondo kimwe yakiriye message izanwe n'umuntu umwe. Iramubwira ngo papa Yobu, ubu tuvugana nta mwana wawe n'umwe ukiriho,
abahungu 7 beza bari très fignore n'abakobwa 3 bari magnifique. Atuye umwanya nta mwana n'umwe ufite. Nyumva neza. Abana 10 bapfuye bishwe n'urupfu rumwe, ubu nta mwana ufite. Birashoboka ko abana ba Yobu bari batarashaka, kuko Bibiliya ntivuga abuzukuru, ntivuga n'abakazana, ntivuga n'abakwe, ivuga abana ba Yobu. Umuntu aramubwira ati mu rubyaro rwawe nta muntu ugukomokamo ukiriho. Byari ibihe bidakwiriye guhamya Imana. Bibiliya iravuga ngo mu bihe bidakwiriye Yobu arahaguruka aravuga ngo Mana uhabwe icubahiro. Iri jambo Yobu ntabwo yari bwira umuntu. Umuntu ushobora kumubwira amagambo ari ku kanwa yo kumumaska atari mu mutima. Ariko Imana idakiranirwa ireba mu mutima, nta wabasha kuyibesha. Imana ireba mu mutima wa Yobu, isanga ibyo Yobu avuga c'est la vérité, nukuri. Ngo byatumye Imana ihaguruka ija gushaka Shetani, iramubwira ngo Yobu wabonye umukozi wanje bita Satani, wabonye umukozi wanje Yobu. Mbere Satani n'Imana bari bakoranye ikiganiro. Satani ashinja Yobu ko adakunda Imana, ahubwo iby'Imana yamuhaye ari byo bimutera kwegera Imana. Imana yamubwiye atoya ibyo Yobu atunze sibyo bituma negera. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Satani ati wabonye umugaragu wanjye ko atsinze igitego. Mu gihe kidakwiriye tuzaduhamya umwami wacu Yesu Kristo. Mu gihe kidakwiriye tuzatuvuga imirimo y'amaboko ye. Mu gihe kidakwiriye tujya tuvuga ineza y'umwami wacu Yesu Kristo. Ni umwami wapfuye akanesha, ni umwami watsinze urupfu na Shetani. Mu gihe kidakwiriye ujye umuhamya. Waburaye umuhamye, wafushije umuhamye. Reka mbabwize ukuri, mu bintu byose bikubaho bibi, ndavuga bibi, biza bisiga bikwegereje Kristo. Wegere Kristo. Yobu gufusha abana we byamupushingiye kwegera Imana. Hariho abantu Imana itaziteza ibibazo atari uko ibakunda cyane, ahubwo ari ukubera ko ibatinya. Imana ikakureba ikavuga ati uyu muntu ni muheza Satani mu bihe bidakwiriye arankoza isoni. Imana ikaguproteja ukazubwira ngo uri umunyamugisha, nawe Imana yaragutinya. Hakaba undi uhora mu bibazo akagira ngo Imana iramwanga, nawe Imana yamushize hariya nk'uko Imana yaramwizeye. Yobu nani yaravuze Pawulo ngo Uwiteka yaranizeye ngabira umurimo. Imana ikakugabiza Satani itakwanga kugira ngo yerekane neza imirimo y'Imana muri wewe. Asifiwe sana. Yobu ahagarara mu gihe kidakwiriye ahamya Imana. Mu gihe kidakwiriye Daniyeli igihe cy'umugabo bita Dariyo wavuze ngo bazamuramye iminsi 30. Mu gihe kidakwiriye Daniyeli arahagarara ahamya Imana, bamujugunya mu rwobo rw'intare. Bibiliya itubwira amakuru ya Saduraka na Meshake na Abedenego. Mu gihe kidari gikwiriye ubwo umwami Nebukadinezari yashinze Imana ye mu kibaya cadura, ategeka ko abantu bakwiriye kuyiramya, maze abahungu bamenye Uwiteka. Mu gihe kidakwiriye baramuhimbaza, baramuramya. Muntu uri kunkurikira, sinzi igihe urimo, ariko nimba uri mu gihe kidakwiriye hagarara kuri position yawe uhamya Imana. Haleluya. Abantu benshi iyo bageze mu gihe kidakwiriye baranambuka bakava ku Uwiteka, bagakoza Uwiteka isoni. Ariko mu gihe kidakwiriye intumwa Paulo ari muri gereza i Roma, mu gihe kidakwiriye ahamya Kristo. Oria bakos. Iki kintu ngifiteho ubuhamya. Hari umunsi nahamije Uwiteka ndahantu atari muri church. Ubu buhamya tuzabubaheza one day. Twahamije Uwiteka turi mu gihe kidakwiriye. Duhamye izina ry'Uwiteka. Londi lezali ya faria kroma. Ndumva nujujwe n'ukuri kw'Imana. Duhamye Imana mu gihe kidakwiriye. Umugabo bita Dawudi yabyariye umugore wa Uriya, umwana we wa mbere yari mwiza gusumba abandi mu gihugu. Umwana aritaba Imana.
ngo Dawudi ahamya Imana aravuga ngo muzana amazi ni hezu noge ngo aramba ngo ahamya Imana mu gihe kidakwiriye tumutumikiye Bwana w'amajeshi mu gihe kidakwiriye mu gihe cy'ibibazo n'ingorane n'amakuba duhimbaza umwami wacu Yesu Kristo londi lizaria faria kroma muntu uri kunkurikira weweho ujye uhamya Imana mu gihe kidakwiriye. Ejo twasuye umukozi w'Imana bita Mutesi ari mu gihe kidakwiriye aho social media zose zamuzukiye abantu bose bamuhagurukiye ariko ejo yahamije Imana numva ndujujwe mu gihe kidakwiriye duhamye Imana. Mureke mbabwire mw'abantu b'Imana uko batubonye duhamya Kristo turi mu gihe gikwiriye nitunagera no mu gihe kidakwiriye tumuhamye londili zailia from akromai landili zailia koloma la fire banezerewe igihe kidakwiriye abantu benshi iyo bari mu gihe kidakwiriye bihakana Imana. Abanyabwoba n'abatizera iyo bageze mu gihe kidakwiriye barayihaka mu gihe kidakwiriye. Ninde wayihakanye mu gihe kidakwiriye? Umugabo bita Petero. Bafashe Yesu aho yari yicaye umwana araza ati uyu nawe namubonye ndamuzi aba muri babandi bahamya Kristo bamuhamije ryari mu gihe gikwiriye. Ageze mu gihe kidakwiriye aravuga atoya njyewe simuzi muntu wanjye n'uwihakane Yesu kubera kugeze mu gihe kidakwiriye. Turi mu gihe kigoye mu gihe guhamya umwami wacu Yesu gisa n'igisebo ariko ndakubwiza ukuri tumuhamye no mu gihe kidakwiriye. Petero mu gihe kitari gikwiriye ubwo bafashe Yesu ubwo bamufashe mu rugendo bamujana igorigota Nyabihanga kumubamba umwami wacu Yesu ubwo bamujanaga igorigota Nyabihanga kumubamba rwari urugendo rwo mu gihe kidakwiriye. Petero mu gihe kidakwiriye yihakanye Yesu ariko Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo weweho Timoteyo ngo ugire umwete wo guhamya umwami wacu Yesu Kristo mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Mu gihe kidakwiye benshi barananirwa, mu gihe kidakwiye abandi baranesha. Nawe uri kunumva sinzi ibihe urimo ariko nimba uri mu gihe kidakwiye mu gihe kidakwiye isi yose yakwanze, abantu bose barimo bagutuka, abakuzi n'abatakuzi, wicarirwa n'abakomeye n'aboroshe, wabaye komanteri mu bantu, ari wewe muntu wenyine usa naho uriho. Ariko ndakubwira ngo weweho hamya umwami wawe mu gihe kidakwiye no mu gihe gikwiye. Mu gihe gikwiye ni ryari? Mu gihe gikwiye ni ryari? Mu gihe gikwiye ni ryari? Mu gihe gikwiriye ni ryari? Ibintu byose byemeye, inka zabyaye, abana bakoze ubukwe, wabonye promotion mu kazi, ari wowe muntu ugezweho, nta bibazo ufite, ubihamagara bikitaba byose ibyo ukeneye, amafaranga kwidundaho, uri mu bihe by'amahoro. Hamya umwami wacu Yesu Kristo. Ndavugana n'umuntu wadamaraye, wageze mu bintu bikwiriye, umekastalehe kabisa. Haguruka uhamye Imana. Uri mu bihe cyo kumvirwa, ibintu byose byaremeye kuri wewe, haguruka uhamye Imana. Ndabashimiye abari mu gihe gikwiriye, nimuhamye uwo mwami. Abari mu gihe kidakwiriye, namwe ni reka mbabwize ukuri nsoze. Ese muri kunyumva abantu banjye? Ni Muyoboke TV, TikTok ni Muyoboke TV, ushobora kuzudufollowinga. Hariho abantu bakorera Imana bakenye, bamara gutunga, bamara kwicara muri position nziza, amafaranga aza, amafrais de mission aza, salaire, bonus, agahindura inshuti, akava kuri babandi b'abanyakarago, akava kuri babandi b'abanyamisozi baje gushaka Imana, ugatangira ukamwa, ugatangira ukarya,
ugatangira ukigwiziriza ibyaha mu gihe gikwiriye urananiwe mu gihe gikwiriye hari umugabo wananiriwe mu gihe gikwiriye ninde umugabo bita Salomoni ari mu gihe kidakwiriye abahungu ba Dawudi ba Adonayi n'aba Abusalomo bamuhagurukiye ba Adonayi ngo yari imfura Adonayi umuhungu wa Dawudi yari imfura ngo uburanga butagira uko busa ngo w'ikinyabupfura kitagira abandi bantu ngo umuntu wese iyo yamurebaga yamubonaga mu bwami Adonayi yarakomeye bitangaje Adonayi yarakomeye ashigikiwe na Yowabu mujara we umuhungu wa Seruya ashigikiwe na Abishayi bene Seruya iyo bagushigikiye wabukomeye ashigikiwe n'abatambyi umva Salomo mu gihe kidakwiriye ngo azamuka umusozi Gibeyoni ngo aja kukanunga ko ku musozi w'Igibeyoni mu gihe kidakwiriye asenga Imana iramwumva Imana imaze kumwumva imuhereza ubwami imaze kumuha ubwami ngo ikamupa hekima na ikamuongezea utajiri ngo icyubahiro cye kiratumbagira ngo aruta abagabo bose bo mu isi ariko igitondo kimwe umva ikintu yituye Imana mu gihe gikwiriye ngo yubakire ibigirwamana mu gihe gikwiriye amafaranga yaraje icyubahiro cyara ba Adonayi batakibaho abanzi baratsinzwe munyumve neza landilizalia kolo Maria fa intambara zararangiye abakontre 6 baravuye abantu bose baramanitse amaboko bavuga ngo Salomo ni wewe ngo Salomo yibagirwa Uwiteka Imana yase arangize ngo yubaka ibicaniro bya Zabayari na za Ashera mu gihe gikwiriye ngo afite zahabu yujuje abanzi be barananiwe igihe gikwiriye abantu benshi baza bakigwamo dufite abantu tuzi bakoreye Imana ari abakene bubasha Imana ari abakene ariko bageze mu gihe gikwiriye oria kolo Maria faria umuririmbyi yaravuze ngo Mana nubona ngiye kwibagirwa uzanibutse Mana nubona ngiye kwibagirwa uzanibutse Mana nubona ngiye kunanirwa uzanibutse Mana nubona ngiye kunanirwa uzanibutse mu gihe gikwiriye abantu bajya bananirwa bagaferinga mu gihe gikwiriye abantu bajya bananirwa ibuka cagihe nta muntu kuza uhamagara Imana ubwira Imana ngo zamura none Uwiteka yarakuzamuye akugeza mu mwanya akwicaza mu ntebe mu gihe gikwiriye none uribagiwe Musa yabwiye abanyiziraheli arimo abasezera nsoze arababwira ngo ndabizi ko Uwiteka azabavana mu butayu ngo akabageza mu gihugu yasezeranije basogokuruza abantu ngo mukarya mugashira inzara n'inyota ngo ariko nimumara kugera muri ico gihe ngo ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu ngo ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu mu gihe gikwiriye abagore barananirwa babagore bariraga mu materaniro uyu munsi ntibakigaragara babagore bazamura amaboko bakaramya Imana bageze mu bisubizo baridamarara bahindura inshuti barananirwa babanyamasengesho bazindukaga muri nibature ubu nibazi n'umuryango w'urusengero wamebadirisha marafiki kwa sababu nyakati zimebadilika mpendwa ndugu unaponisikiliza usibadilishwe na nyakati kwa sababu Mungu ni yule mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye ujugira umwete wo kumvira Imana yawe haleluya ninde muntu wabayeho mu gihe kidakwiriye no mu gihe gikwiriye umugabo bita Dawudi ari mu ishamba aragiye intama yari yuzuye umwuka w'Imana amaze kuba umwami umunsi bazanye isanduku ry'isezerano Bibiliya iravuga ngo yabyiniye Uwiteka haleluya mpendwa unaponisikiliza nakupenda sana nkwifurije amahoro iyi video nimbi kunejeje isharinge ku bantu barenga 3 dusangize ubu butumwa abantu benshi nibwo bwa mbere mbingingiye gusharinga video Imana ibampera umugisha shalom